aho kahandi ugatimana ndafashijwe ugatimana ndafashijwe kubera pasiteri amatu God have plenty upon us. Wemera kufashijwe daimoni yahunze daimoni yahunze nuzongera kurarosura mu buringo umugore agera nawe yawufera reka ndakandi kazi nugusenga ibyumba by'ama ugiye ngiye gusenga waya akamateraniro ndisuku yayobora ni nyoko wanyu ni muyombo wawe ndi yayobora ni pastor no sinjomba nyama pasiteri arataka kugaburira cyangwa ningi kugaburira ubundi sindasenze waba we urasenga abandi bagasubizwa yabaye isubizwa gato tukiri mwinzu kubana nawe yageze naho ujushima imako ngo njya tunyuzwa ndakubwiye ngo kuramo imyenda vuba nawe muyama rwose mugabo myiza kusi ko mukunda wambabarira ukareka ngajye gusenga sibyo ratashira akabavuze siko muri ngaderira cyangwa mukomeye imyenda ntabwo ndidiranda umugore wawe urabizi kurungu urajya gusenga uyu munsi urangaburira cyangwa ngenda kugaburira ndakugabura kandi umva ngubwire ndakugura ni runo nahangana ahubwo noneho ngubwire sheri sibyo mugabo mwiza sibyo mutware guza nawe n'Imana ndihambaye keya ayiwe sibyo sheri amabera ariko wanakura kura oya mva ngubwire oya mva ahubwo noneho wowe icyo urakora byose niba umva reka nguhitishe ari ukuguma hano tukabana no kugenda tayari ntugaruke mu rugo ese uko parasiga umugabo mwiza nawe utangaga kese gutanga kesha ariko mwana sisukunda nyine ho ugomba kwiga ukabatinya ariko susenga kuki musenga kuki babahishe impamvu Delila yogoshe Samusoni ntamuconge nukweki babibahishe ndibabibabwira oya nsomanze binsobanurire impamvu byamuteye kumwogosha ndamuconge leo zinajima reka mubwize ukuri kutagukubita ndakukubura ndakugira ute ahubwo ugiye gusenga imbere yo gusenga wajya umaze kwigirira isuku ndagukubura ndakugira ute ndebererwa nunama hano ngufite sohoka hano nyirumva ngubwire shiri njye aha ndakora dutashye ntabwo turatinda dutashye urabona nde njyewe ndaza kuhakora dutashye ari n'akantu keza ndakuzanira rero ahubwo ndakora hano si wakora ngo kakubwire njyewe oya njye nakubwiye sibyo ubundi ndanumweyo ko dufite nako nenda nyamuseka kuhujana kuhugura ntabyo nshaka nyine mbeba zawuriye no sonye mwiza ari mumwe izo mbeba simana kura kuramo ubwo se wanakifata ukamika umugore wawe usa bigeze hano ngo gusasha ndagukubise simana kuramo iyo myenda tujye mu murimo ngenda byuka ndi kujya kwishyuza amafaranga yari mu gasozi yewe mu murima nakizamo abakozi bagiye abakozi nyine kubera ko ndabishyura ntabwo urabishyura twumva kujya kureba ngo kese bari gukora neza ari gukora nabi umukozi yari hamwe na sebuja ntakora neza ntabwo tugira ute tugenda ibyo byo gusenga abandi basubizwa ibyo si ni nyine urajyayo wenyine genda sigara n'icane mvuga na guteke
urabona n'imvura igiye kugwa nose turagiye mu imvura igiye kugwa umva nyine reka twakira uwa mbere uraza kubatizwa muri kuturindira akaririmbo ka Yesu urukundo Yesu urukundo Yesu warabikoze urabivuga uri umugabo ukomeye gira hano ngo ubatize mu izina rya Yesu sema haleluya sema haleluya tugiye kubatiza uyu muvandimwe wacu mu izina rya Yesu amena tugiye kumuheraho ajya uwabatijwe irihe Jean Claude wemeye guhinduka ndemeye Jean Claude wemeye kuva mu bubata bwa Satani abuvuyemo kare Jean Claude wemera kureka kujajuranya mu bishimbo by'abana nabyemeye no mu cyayi ndabihakanye Jean Claude uranyabira kubatizwa nawe kubatizwa ni byo byiza mbese ndagurahita urahita usa neza uhita usa na marayika uhita umugabo mwiza noneho w'ibintu w'ipangare ni ukuri ko imana ni n'umuntu none basi n'abakunda ungana uzaba ngo uzapfe utarabatiza uzi mu gitondo amagambo navuze none ngo ndagiye ngo ndabatijwe yewe nyine ndakubaza amagambo wavuze imana irakubabarira niba ushaka kujya ukora ibindi byose ariko warabatije umvise nabyukiye ibumoso n'abandi bambwiye nabi bose ukuntu bangana na n'uwo mukanya mvuganye n'umuntu nabi ndi kugutonga uzi undi wanifuza ko mukora yihangana mbwira ndi kumutunarika oya mwihorere barabimbwiye mukanya ihangana tugende ujye Imana ndababaye n'ukuri dupfuye ikisi sha ubusa uramwihorere nyine umubabarire nuko munyuzeho simusuhuza ndamemukiye nyine mwiraka umubabare n'imana umubabarire ahubwo kamuzanira rya koti tubwire ute twigende nyine ibyo kubatizwa umupasiteri ubatizaga buri munsi afite roho arabatizaga arimo amavuta y'Imana arimo n'umwuka wera nawe umubonye wahita wuzuzwa ukigira n'amazi urahita wuzuza nanjye ningero ngasanga indobo kandizane sibyo kandizane tugende n'ubwo wiga ndanyoshe mama yanjye Nasi ndagura kuri amarino ngo ngwambikura byambara sibigerekeranye nandi kubyibaza ya saha yangiriye ngo warayigurishe andikishe ya koti riguye mu nzu ndagaza si mu nzu sohora iguye rwo ari hanze mbaye papa cyangwa uretse parido naho ihangane nitugerayo ubwira kikavuga ko nkabye inzoga oya ndamutabivuga rekorera oya ugeze uzukundise na ministry cyane telefone God have mercy upon us. kandi koko noneho uzi ibintu bituma none wagira ngo nimenya funga tugende wagira ngo nimenya wakagereka mvuge tugende mama we wagira ngo nimenya wakagereka neza tugende uzi ko bataraswibaza nasize God have mercy upon us. ukunduna tugende akirukana cyo mugabo n'uyu pe yamu yamumbuye mugabo ni ngaho ndashaka nawe cyuma
agasigiraga gabanya ibikabyo kundobaye icyuki ikibazo mfite rero ni kimwe ikibazo mfite niki ukubatizwa gatanda n'icyatsi ndakugurira agacupa nakibita wa mugabo nagiye kutagihe nagiye kubagarira yambaye turabinywera mu bishimbo by'abana nabyemeye no mu cyayi ndabihakanye Jean Claude uzongera kurara urasuragura ba nyoko babura ukuntu basinzi ntabwo nzongera Jean Claude urimo neza ndimo fata hano mubatize mu izina rya Yesu Kristo haleluya amena mana urashoboye byose arashoboye tugiye kubatiza njyewe pasiteri yamamare waravuze ngo uwo nzabatiza nizeye uzakora imirimo n'ibitangaza rabikarata ishufureri turi kunenga impeke tugiye kubatiza uyu muvandimwe ubundi kumvura ukwikomeza sha ubwoba bw'iki gutitira uyu muva uri kugira ute gutitira utitira niko urashaka kubona ibintu by'ibibazo mu kubatiza oya urazana ibintu wera kirisitu muceceke urazana ibintu by'ibibazo mu kubatiza ntaho ndongera urabizana uzongera kuzana ibintu by'ibibazo oya pe mana none rero iyi ni imbwa nubwo ari imbwa ni iyawe ndayisengeye kugira ngo uyigirire neza nurangiza kuyigirira neza niko banza wihane icyaha cyo kwiba wibye inkoko y'abana nibye inkoko mwana nayitwaye naragiye kuyiba nyitwara mu iyo gasafuriya nkoko wayitwaye ari iyawe wayitwaye ari iyawe ariko baramanye barankubise fata ngo ubatize yego mana inyana y'imbwa tugiye kuririmba kandi twuzuye imbaraga z'Imana wogejwe na Yesu watumva ikwihera umugore mwiza gisupusupu ufite nyashi ndagutegura n'abantu munabaye inzobe nkibasaba vuta turukuta ni amavuta y'Imana gishimye amasengesho mbese wasenga ingo pe ni ukuri kw'Imana sha tugenda ndiri kureba kujya vuta akaboko vuta akaboko abandi bari kuza bazayirukungo bagusa no kweyamuriyo n'abagome wogejwe na Yesu mana tugiye kongera kubatiza uyu mwana wawe atera intambwe yihute undi wenda kubatizwa kubatiza mu izina rya Yesu ndabona ari n'umusaza imana irambwiye ngo wari ugiye gutagaza igihe imana irambwiye ngo wari ugiye gupfa ujyange ukajya mu buriri ndamwe uze nari nakubonye mumwohereza ze abakirisitu tumuceceke oh Yesu
nishimiye imyuka y'itabi wewe kuri watari kumukamo imyuka y'itabi uratari kunukamo imyuka mibi y'itabi wemera kureka itabi ndabyemeye hari icyo wabwiye mabuja kanyoko na mimi mbele sakutini ulipigana kwa kisora ukani waki muchachake tubanza uno muroko nigiki turindiriye kwa gisohoro uyiririmbye ari yawe ngiye kugusengera nimara gusengera nango batiza ndari urabugize neza ngiye kuvuga amagambo uyasubiremo yego fata mu gatuza vuga ngo mana narindi imbwa wari uri imbwa inyana y'imbwa kuva kera ya hose wari uri inyana y'imbwa urongera kudasuvuga weho ni weho birabaho ugiye kuvuga ngo wowe ni wowe wari uri imbwa wari uri n'inyana y'imbwa vuga ngo narindi imbwa ijya amabyi wari uri imbwa ijya amabyi narindi yo vuga ngo narindi induru ndi ingunzu narindi induru ndi hamwe nawe uri ingunzu ushaka kubatizwa cyangwa kubatizwa urabatizwa ushaka kubatizwa nde njaka bapfa kurera jadodi yanzigiye wemera kubatizwa oya jadodi oya bapfa kurera jadodi wemera ko ndi pasiteri w'Imana yatoranyije ukajya amabere k'imbwa nemera neza ko uri pasiteri watoranyijwe n'abantu Imana yatoranyije injiraho wa mwana w'imbwa nemera neza ko watoranyijwe n'abantu jewe natoranyijwe n'abantu natoranyijwe n'abantu mbwira natoranyijwe n'iki subiza n'abantu vuga Imana n'Imana fata mu gatuza musenya ubatizwe yego haleluya Imana mbere yuko ngubatiza iri kumbwira ngo igukuye mu bubata bwa Satani haleluya amen haleluya 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 rabikarate cyufura riturufu n'igipike bwana niwe yatsinze ma amakara umunyu isabune byose atosi haleluya
Amen. Haleluya. Ngiye kubatiza uyu muntu wawe mana. Yego. Umurebe kandi umutinaho. Mana umurebe dore yararaga mu buriri. Ari gutura ubwangati yariyo yatumbye. Mana dore umugore we yari yarumiwe kubera imisuzi. Irambwiye ngo ngubatiza gatatu urabyemera. Yego. Uga ngo amen. Uga ngo amen. Urabyemera? Urabyemera n'ubyemera? Ndabyemera. Urabyemera? Ndabyemera. Wabyemeye? Tera akaririmbo niba umwuka urayakugezeho. Ku bakirisitu imbere y'abakirisitu. Niba umwuka ura koko yakugezeho. Abaza bigeze neza. Abaza bigeze neza. Asigaye rimwe, asigaye na kwa kabiri. Kama mana nange gufashwa. No. Mana ndafashijwe. Vuga vuba, vuga vuya ukahambu. Ugati mana ndafashijwe. Ugati mana ndafashijwe kubera pasitara amatu. Vuga mana ndafashijwe. Asigaye rimwe. Zamura ikiganza cyawe. Zamura ikiganza. Wemera kufashijwe. Dayimoni yahunze. Dayimoni yahunze ntuzongera kurarwasuragura mu muringo umugore aho agera nawe yawuka. Vuga ngo mana ndafashijwe, mana ndahindutse. Urahindutse. Wemeye kuva mu buzima bw'ibyaha. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mugeni mana yamuhinduye. Oh, ito wana wina. Oye wase. Murakoze cyane rero. Reka amateraniro yacu tuba tuyasoreje hano. Ubutaha twese nzabona byinshi. Uko bimeze?